Bakunze ikiganiro cyacu ukunda kunyuza kuri uyu muyoboro wacu, turabasuhuje kandi tubifurije amahoro n'umugisha bituruka ku Mana, kandi kuri turabakunda. Umuntu wese uduhuye umwanya we akadutega amatwi, uyu muntu kanda subscribe, umuntu ufata umwanya wakandika commentaire, uyu muntu ni inshuti yacu yakadasohoka, tumufite ku mutima. Mu by'ukuri rero mukomeze nyine n'abandi mutarakora subscribe, mukomeze muyikore kugira ngo ibiganiro byacu byo bibageraho ku buryo bworoshye, kandi n'uyikanda kandi no kukazogera, karakazogera ugakandeho urebe kuri biganiro kuri all, noneho dukurikire nyine mu biganiro byacu tugenda tubagezaho buri munsi. Uko rero muri kumwe na Aime Moses, inshuti yanyu bakunda, ndabakunda buriya. Mwebwe wenda mushobora kuba mubona ko ntabakunda, ariko ndabakunda kuko ikimenyetso kigaragaza ko mbakunda ni uko nza tukaganira. None se waganira n'umuntu udakunda? Ndabakunda, niyo mpamvu nyine nanjye nza aha ngaha kugira ngo tuganire. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire. Mu by'ukuri sije mfite uyu munsi nuko iyo urebye neza iyi si yacu iri mu irimbukiro. Isi yacu iri mu irimbukiro, isi yacu ifite ibibazo bikomeye cyane. Uko byagenda kose ntabwo ndimo ndahanura, kuko uburyo iyi si yacu iri kujegera ntabwo ari ibintu byasaba ko umuntu ajya mu mwuka ngo bihanure. Urumva, nubwo njya mbona hari abantu babyitwaza bakazana ubuhanuzi bw'ibinyoma, ubuhanuzi batatumwe n'Imana, babyitwaje wenda bahereye uko bari kubibona. Ariko umuntu wese ureba, ufite ubwenge, utekereza, arabona ko isi yacu iri mu bibazo bikomeye cyane. None se reba rero, reba ubu ikimenyetso cya mbere cyerekana ko isi yacu iri mu bibazo bikomeye cyane ni uko isi yose iri mu ntambara. Iri mu ntambara, isi yose iri mu ntambara, isi yose ifite ibibazo, isi yose iri mu ntambara. Hari reba nawe, Elon Musk ni umuherwe, ni umuherwe ku isi, ni umunyemari ukomeye ku isi. Urumva, afite amafaranga menshi, ariko uyu munsi wa none akaba ari gufatanya na Amerika, ari gufatanya na Donald Trump kuyobora Amerika. Ikigaragara cyo ukurikiye neza ibiri kuba, ubona uyu Elon Musk ari we uyoboye Amerika, kuko kuva umunsi wa mbere Amerika ishyira Donald Trump arahirira kuyobora Amerika, niwo munsi urebye uyu mugabo Elon Musk nawe yinjiye muri guverinoma, niko navuga, ya Amerika, kugira ngo afatanye na Amerika. Ubusanzwe ni inshuti magara ntunsige, bafite byinshi cyane bahuriyeho. Uyu mugabo rero umurebye, impamvu mba muvuzeho cyane ari we mpereyeho, uyu mugabo afitanye ibibazo byinshi n'abantu benshi ku isi. Urumva, yageze no muri Afurika y'Epfo agirana ibibazo n'umugabo bita Marema. Uyu mugabo Marema ni umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ramaphosa, nubwo aba mu nteko ishinga amategeko, ariko ubu bahanganye ngo kandi barimo barapfa ubutaka bwo muri Afurika y'Epfo. Noneho urumva ko ni ikibazo gikomeye. Reba ukuntu Afurika y'Epfo ihanganye n'u Rwanda mu magambo. Ni ukuvuga ngo intambara iri kuri iyi si cyane cyane ikaze, ikomeye cyane, ni intambara y'amagambo. Kuko urebye abantu benshi bari guhangana mu magambo. Umuperezida ari kubwira mugenzi we ati ibi n'ibi, ukamubwira n'undi ati ibi n'ibi. Donc nta byoroshye nyine muri iyi si. Urabona ibintu biteye abantu ubwoba ni byinshi. Reba ukuntu Kongo ihanganye
n'u Rwanda, urebe ukuntu Uburundi buhanganye n'u Rwanda mu magambo. Ni ukuvuga ngo ni amagambo, ibintu byose abantu bari gutukana, abantu babanye nabi. Reba Putin ukuntu abanye na Ukraine, ni intambara gusa. Kandi iyo ukurikiranye neza usanga burya intambara y'Abarusiya ntabwo Uburusiya buri kurwana na Ukraine gusa, ahubwo buba buri kurwana n'ibihugu byose by'i Burayi byibumbiye mu muryango wa NATO. NATO niyo ihanganye urebye n'Uburusiya, kandi NATO wibuke ko na Amerika irimo. Ibyo bintu byose rero bikurikiranye, ukareba ukuntu Sudani y'Amajyepfo ihanganye na Sudani y'Amajyaruguru, ukareba ukuntu Korea y'Amajyepfo ihanganye na Korea y'Amajyaruguru, kandi abo bose nkubwira Sudani ubundi bari igihugu kimwe, ni ukuvuga ngo ni abavandimwe. Urebye Korea y'Epfo na Korea y'Amajyaruguru ni abavandimwe. Urebye Ubushinwa ukuntu buhanganye na Amerika, donc isi iri mu bibazo, n'abantu mwe, iri mu bibazo bikomeye. Ubu rero ubu ngubu urebye ukareba ukuntu Isiraheli ihanganye na za Irani, ukareba ukuntu abakristo bahanganye n'abasilamu, ukareba ukuntu abakristo bahanganye n'abasilamu bapfa imyemerere, ukareba ukuntu abasilamu bahanganye n'abakristo. Ubundi izo ntambara zose iyo ukurikiranye usanga izo ntambara zose ziba ziri hagati y'abakristo n'abasilamu. Iyi si rero ifite ibibazo, kandi ibibazo iyi si ifite ni twebwe abantu tuyiriho ibyo bibazo tubiteje. Hari abantu bamwe bigeze baririmba indirimbo ngo isi yacu ngo igiye kuhirima, kandi ngo abayituye ni twebwe tugiye kuyihirika, ngo muriba mukica, ngo mugasambana, ngo mushaka indamu mbi, amagambo mabi atubaka, ibintu nk'ibyo ngibyo byose ugasanga nibyo birimo birangiza, birimo birakora, donc birimo birahemuka, birimo birarimbura iyi si. Nuko rero abantu birakwiriye ngo abantu basenge Imana, begere umwami, begere Kristo, kuko Kristo niwe banze ryo kwizera, niwe utanga amahoro. Kuko kuri iyi si ho ndabona nta mahoro ahari, ahubwo abantu bari gushakira amahoro rero mu nzoga, abandi bagashakira amahoro mu itabi, njya mbona hari abandi babishakira mu rumogi, abandi nabo ndi kubona bari kuyashakira ngo mu macupa Heineken urumva, abandi bari kubishakira kuri za kokombure n'ibindi, abandi bari gushakira amahoro mu biki. Ibyo byose nta mahoro bitanga, ahubwo ibyo ni ibirimbura isi, n'ibirimo birarimbura isi. Ayo matabi niyo ari mararimbura isi, ayo magambo abantu bari guterana, bari gukubitana, niyo ari kurimbura isi. Urumva ibyo bitwara abantu barimo barakora hirya no hino, barimo bakora ibitwaro bya kirimbuzi, nibyo biri kurimbura isi. Birasaba rero ngo abantu begere Imana, ni icyo kizatuma ibintu byacu, nibyo kizatuma tubona amahoro, kuko ku Mana niho hari amahoro honyine, niho haturuka amahoro arambye. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda, mukomeze gukurikire, mukande subscribe, like na comment, ubundi dukomeze tubane muri biganiro, ubundi dukomeze twibereho, dukomeze twibanire neza, ubundi dukomeze dushyigikire ibi bikorwa byacu. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka.